Yesu amaze gutegeka abigishwa be 12 avayo ajya kwigisha no kubwiriza abantu mu midugudu yabo. Ariko Yohana yumvise mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe waba undi ukwiriye kuza cyangwa tutegereze iki? Yesu akasubiza ati, mugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mubonye. Impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe bagakira, ibipfa mitwe birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi hejuru y'ibyanjye bizavuga gute? Bazagusha. Usome ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere, turasoma ku murongo w'8. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8 aravuze ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abo guhamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo
azamurwa bakimureba igicu cy'abakereza bakereza ku ijambo ry'Imana. Ya Imana ihibazwe. Ndashaka ko tuvugana cyane gatoya ijambo rikomeye gukurikira Yesu byoroshye. Barabisha gukurikira Yesu byoroshye. Burya hari ibyo usiga, hari n'ibyo ureka. Yego iyo hari ibintu bikuryohera by'isi ntabwo Yesu uba umwigishwa. Gukurikira Yesu nibyo byoroshye kuko hari ibyo usabwa gukora, hari n'ibyo usabwa kureka, kandi ibyo usabwa kureka inshuro nyinshi haba harimo ikintu bita inyungu zigendanye n'iby'umubiri. Yego usabwe kubireka ibigendanye n'inyungu z'umubiri, hari ibyo ureka kugira ngo ubugingo bube buzima, kugira ngo ubugingo bwawe bube buzima, uzabane na Yesu, uzabane n'Imana, hari ibyo usabwa kureka. Gukurikira Yesu byoroshye. Yego Yesu yaje mu isi, uburyo yahaje ni ibintu bikomeye. Abantu bose bari barakoze ibyaha kubera Adamu na Eva. Kuba Adamu na Eva barakoze icyaha, yego ubwo bivuze n'abandi bose bari babi. Yego ariko Imana ishaka umuti w'icyatuma umuntu yongera gusabana n'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana ireba mu isi ibura n'umuntu, no mu isi ibura n'umuntu. Ngo ndetse n'ikuzimu naho irebyeyo isanga nta muntu uhari. Bivuze ngo umuntu n'Imana kubera icyaha bari batandukanye. Imana ishaka icyatuma umuntu yongera kugirana ubusabane n'Imana. Imana iramubura, Imana itabitangaza ibura n'umwe. Ariko Bibiliya byahishuwe mu bice bitanu. Iravuga ngo Yesu yari hafi aho ngaho, ari aho ngaho afashe igitabo mu kuboko kw'iburyo. Mu ndirimbo za Salomo harimo ijambo rivuga ngo data ntumureho amaso kuko binzonze. Urukundo Yesu yari afite rwari urukundo rukomeye, kubana n'Imana byari byiza. Ariko arebye uko umuntu agiye kurimbuka, Yesu avuga ati data ntumureho amaso, nubwo ndi umwana w'ikinege, ndi umwana umwe, ariko ndakwinginze ntumureho amaso kuko ndumva binzonze. Sifa kwa Mungu. Ndumva binzonze, ndumva birushye. Mu gitabo Yesu agifata ibimenyetso birindwi ngakibumbura kugira ngo itora rivuke. Yesu yakibumbuye kugira ngo bawicaye hano Yesu bayicunga kose. Yesu yakibumbuye. Mwishime, munezerwe, muze Umwuka Wera. Yesu igitabo yarabifashe, amaze kugifata arakibumbura, baravuka, baraboneka, barahari, kandi izakomeza ribeho. Ngiye gusoza, simvuga byinshi, ariko kugira ngo wowe, yego iyo Imana ikurebye ikakureba, Yesu akahari, ikwita umunyabyaha.
ikakwitegereza uvuga ngo yo iyo ikurebeye muri Yesu muri Yesu mbese ikareba muri Yesu irashaka ireba wowe ngo ihita ikwita ukiranuka. Iyo Satani azamuye irembo ntabwo ari ntaho ihariye kubera ko Yesu yaranze afite ibirego byose arabifata Yesu arabitwara arabishyingura arabihabwa. Imana yanjye ikwita ukiranuka warashyizeho irabireba kandi izahora yera. Ndashoje ariko ntaho uzi ko Imana ikwita ukiranuka. Ndakubwira ntaho uzi ko ugenda ariko umenya ko Imana ikurebeye muri Yesu ikwita ukiranuka. Imana ikwita ukiranuka. Indirimbo y'ijana na makumyabiri mu ndirimbo zo gushimisha iravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfiteyo ukuvugira n'ubwo kandi atakumenya, so wanyu ntakumenye, bene wanyu ntibakumenye, isi yose ntikumenye. Mu ijuru imbere y'Imana hari ukuvugira kandi iyo kuvugira ntahinduka ntagaheruka ntagari muri ntagareshya. Ibyo yakubwiye nawe uratinda kuza ko bizaza bizasohora ntabwo ntibimbe izigera ibaho. Umuntu wose kandi aricaye iyo wacumuye aravuga ati nacumuye data mwese iyo yakoze icyaha uri imbere y'Imana arakuvugira akavuga ngo mubabarire yacumuye amaraso yanjye yamugezeho. Ndashobora ikintu gikomeye yaravuze ngo Satani kandi iyo anyibukije gukiranirwa kwanjye ngo ashaka kunyihebesha ngo mpitana ntumvira ijuru. Ibiciro byahenze mu ijuru, ibintu byazamutse mu ijuru tureba, ibintu byakomeye tureba mu ijuru. Hari abo twarebye ntibatureba, hari abo twahamagaye ntibatwitaba, ariko iyo twaje hano duhita tureba mu ijuru. Nta kindi tuzabe turarebera bari dukuyeho byose. Ukirabakarera yaratubohoye yaratubabarije. Niyo mpamvu umuntu wese ashishikarira gushakisha uburyo abantu bamenya ubutumwa bwiza ukabageraho. Niyo mpamvu ubagerageza gushakashaka ukavuga uti reka ngerageze gushakashaka ko abantu bamenya ubutumwa bwiza bakava mu byaha bagahinduka. Nta kindi kigusunika n'imbaraga Yesu yatanze. Imbaraga Yesu yagize ate yatanze yarazitanze arazohereza. Sasa mbi cyabaye turi kugira ngo gukurikira Yesu byoroshye murambishije, ariko nubwo bitoroshye hari ikintu Yesu yatanze kizatubashisha kumukurikira bikomeye bikare. Ariko hari ikintu Yesu yatanze kitubashisha kumukurikira, kitubashisha kumukurikira. Inzira itagaragara ari mu kabwibwi, hari ikintu Yesu yatanze kitubashisha kumukurikira. Tuzamukurikira kubera ko tubageze imbere. Hari ibyo Yesu yatanze
mbore muri uru rugendo muzahura n'ibintu byinshi bizahutesha agaciro, muzahura n'ibintu byinshi bizahutera ubwoba, ariko nimwakire umusambi. buriya iyo abasirikare bagiye ku rugamba, yego afande abaha ikintu bita amabwiriza. iyo bahaye amabwiriza arababwira ngo hari inzira tugomba kunyuramo, yego iyi inzira tugomba kunyuramo. n'uwo bari bukomeretse agume mu nzira ntavemo, uri buyivemo hari ibintu bitari bumugereho. mukurikire ndashojerega sintinda, hari ibintu bitari bumugereho, yego ariko uguma mu nzira umusaza baboherereza wagumye mirasi iraza itwaye iki imiti, yego hari imodoka izana iki amazi, yego hari n'izana ibiryo, yego hari n'ibi ishinzwe kuza gutwara abantu bananiwe hehe mu nzira. umva rero ikintu Yesu yakoze, yego iyo utari mu nzira wa musaza wohereje ntabwo kugeraho, ariko umuntu wese uri mu nzira Yesu yavuze ngo azamuha imbaraga. izi mbaraga nazindira azashyira ubwoba atinyuke ahave, abwira rero ngo nta byanone kandi bizaba kugira etaje nziza ntibyakumara iki? kugira amafaranga menshi ntibyakumara iki? ariko izina rya Yesu ryakugezeho ukaba urifite umubabaro waje, Yesu akagutera ikintu bita umunezero. reba abadayimoni baza kumukanga ukababwira ngo atasiyo nimwumve uko Imana ivuganye nanjye, kuko umwami Imana Yes!
uzaba uzanye umuvumo mu rugo iwawe. Nukora icyaha uzaba wishe viziyo yawe. Iyo ukoze icyaha kiguhindura intuza imboho. Iyo ukoze icyaha kiguhindura inzererezi. Icyaha kiricisha. Icyaha ni iki? Gifata umwana w'umukobwa wayo mwiza, ariko kubera ko yasambaye byarangiye, birangira abaye indaya kubera ko yakoze iki? Icyaha. Icyaha kizana iki? Umuvumo. Ariko niwirinda icyaha ukirinda icyaha n'igisa nacyo, Imana izakugirira neza. tuzajya tumukurikira.
kubera ko atanze imbaraga. Twavuze ngo Yohana Umubatiza, uyu mugabo Yohana Umubatiza ari mu bantu ba mbere batangiye kuvuga ubutumwa bwiza Yesu atari yazi. Yesu yari ahari mu isi, yego, ariko kandi Yohana ikintu cyari cyamuzanye kwari kumubanziriza, yari integuza ya Yesu. Disikuru ya kenshi abwira abantu, yarababwiraga ngo nimutungane inzira z'Uwiteka, nimuzitungane kuko hari umusaza inyuma yanjye arahari
Bibiliya iravuga ngo Yohana Herode amushyira mu nzu y'iki y'imbohe. Iryo teraniro Yesu yararimo kubera ko inama zibuze uzibwiriza. Yesu niho yafashe ijambo atangira kwigisha. Yego ariko mu kwigisha kwa Yesu utangana n'upande kuko Yohana we yaravuye ngo ngewe ndabatirisha iki amazi, ariko inyuma yanjye hazaza undi uzabatirisha umwuka wera n'iki. Ibintu bigahe umwuka wera n'iki. Umuriro uratwika, utwika, umuriro uratwika. Iyo wakugezeho utangira kumva ibintu bigufashe, utangira gutinya ibyo watinyukaga. Yego utangira kugendera kure ibyo wagenderaga hasi, utangira kumenya icyo wagenderaga nazo izo arizo. Yego utangira kwitonda mu mivugire, mu magambo, mu myambarire, mu bikorwa, ibintu byose mu mirire. Yohana baramutwara mu nzu y'iki. Yesu arigisha. Uko Yesu yigishije, yego abigishwa ba Yohana bajya kumusura rero mu nzu y'imbohe, bamubwira ibyo Yesu agira gute akora. Baramubwira bati wa wundi wahamije, wa wundi wavuze, wa wundi wahanuye arimo arakora ibitangaza. None uba uri mu nzu y'iki. Bibiliya iravuga ngo Yohana arababwira ngo nimugende mubwire Yesu, yego ko ngewe Yohana ndi mu nzu y'iki. Kandi nta bintu byonyine yababwiye, yaranababwiye ati kandi nimubwire ko ngewe mama wanjye na mama wawe ari abaki, ari ababyara. Urumva ko icyatuma Yohana atabara ababyara igihari kirahari. Izi nimurengera ni abantu bafite iki isano ya hafi ya bugufi, ni ababyara.
imbere karamubwira ngo umwana wanjye saba icyo ushaka ndakiguha. Akana karagenda kabaza mama wabo kati papa aravuze ngo musabe icyo ushaka. Aravuga ati kugira ngo tuzajye mu mudendezo yego Herode azantunge nta kibazo afite, ntabwo uzakubwira ngo umugore wacu ni ihene. Genda umubwire ngo ni igihanga cya Yohana Umubatiza. Mbabazi igihanga cyari kumumarira iki? Yakiye se ntacyo. Mbibutse ko uyu murimo tuwugeragerezwamo ariko tunawutabarirwamo. Uyu murimo tuwubabarizwamo ariko kandi n'umunezero wacu uzabamo. Uvuge ngo amen. Uyu murimo uzawugeragerezwamo ariko uzawutabarirwamo. Ndetse rimwe na rimwe uzamupfiramo bagushyingure. N'akana karagenda kati papa ni igihanga cyaranze nta kuzuyaza. Yesu yari afite ububasha bwo kuvuga ati Yohana sohoka, akajya gute agasohoka, ariko kubera ko igihe cyageze murangije subiremo igihe cyawe cyageze uragenda. Yego muzi impamvu Imana ikongerera iminsi yo kubaho? Hari ibintu bitatu bimwe bitahuye. Bingahe? Bitatu. Icya mbere igihe. Yego niba Imana itaravuze ngo saa 7:15 ari kuwa gatanu ikizakwica icya kabiri icya gatatu aho uzapfira. Ibyo bintu bitatu ibyo bihuye uragenda. Muzi impamvu mutaragenda ni ukubera ko bitatu bitarahura. Murabishije ariko umunsi byageze uzagera gute? Uzagenda gute? Uzagenda umunyabyaha? Uzagenda uriki? Uzagenda umukiranutsi? Tugiye gusenga. Yesu yarabwiye ngo mbese mwazanywe mu butayu no kureba umurimo uhungabana n'iki? N'umuyaga. Yarabwiye ngo ibirema biragenda, ibipfamatwi birumva, ibiragi biravuga, ababembe barakize, abakene barumva ubutumwa bwiza. Ariko asoza no mu bayigunda uzajya gute? Murangije tugiye gusenga. Mamuke